umwihariko wayo daboro nuko ari ikintu cyakagombye kuba kiri politike, ariko none uyu munsi kiravugirwa mu Mana. Africa Haguruka, ntangiza igiterane Africa Haguruka, muzi ko muri kavukire yacu twe abavuga butumwa benshi turaba Pentecote. Ngende mu Pentecote, navukiye mu itorero rya Pentecote. Papa ari mu bantu ba mbere batangiye itorero rya Pentecote muri Kongo mu mwaka wa 40. Bava hariya baza za Gihundwe n'umusaza witwa Kabutura, bari baraziranye cyane, baza kuritangira. Ba papa bari kumwe ahitwa za Remera hariya. Papa rero ari mu bafondateri ba Pentecote muri Kongo, baza kwijyana ni Burundi, yambuka no mu Rwanda Gihundwe. Ndi umwana wa Pentecote rero. Ntangiye igiterane Africa Haguruka, nagize ibibazo by'aba Pentecote bene wacu. Baranyandikire ngo kubwira abantu ngo baje mu ijuru, kuravuga ngo Africa nihaguruka. Ibindi biterane biravuga ngo Yesu araje conference. Yesu ni murashize, Yesu donc conference. Ati ibi ni ibikuvuze ngo Africa. Banyandikiye inzandiko, narazisomaga, hirigwa nzisoma ngaseka. Wabajiye ati se teme yo kuramburira Imana amaboko. Se twicare tuje kanyarira tuvuge ngo Mana ngwino, oya. Iriya jambo rivuga ngo ramburira Imana amaboko ririmo ibintu bitatu. Ijambo rya mbere, kurambura Imana amaboko ni forme ya worship, kuramya Imana. Kuramya Imana si ukuririmba, si ugusengana, ni ukugira imitekerereze y'Imana, imikorere y'Imana, ubuzima bw'ubumana, niyo worship. Worship si ukuririmba no gusenga gusoya, ni attitude yawe yose Imana yawe ukayegurira. Icya kabiri, kuramburira Imana amaboko no kubwira Imana ngo Mana tuguhanze amaso rero duhe uburyo. Uribuka Mose yarambuye amaboko ngo Yoshua atsinda Abameleki. Kurambura Imana amaboko no gusareninga twabati noneho nawe duha ubwenge bwawe n'icyerekezo cyawe utuyobore. Icyo gihe Imana ntizaza ngo dukorere ibintu, izaduha iyerekwa, vision, ibitekerezo n'ibyo tugomba gukora. Ikindi nacyo kuramburira Imana amaboko, iyo iramburiye uyibaramburiye Imana amaboko iri mu busa, naye ikaguhigira u Rwanda hanze. Zen Temple iri mu matorero avugira u Rwanda kandi idahembwa nka ambasade. Uhereye kuri njyewe njya mu bihugu bikomeye, ngakora nkanga kuvuga ururimi rwawe, ndavuga mu Kinyarwanda mushakira umu interprete kugira ngo babaze ati icyo ni ikihe kirimi, kuko hari igihe uvuga Rwanda pe ntibo ko iyo utangiye kuvuga ururimi, ubwo ururimi ni uruki, ati Kinyarwanda. Kinyarwanda ni we nyakaja muri Google ngo habaye genocide, bamubwira yego, ariko ngo ndasoma bimeze neza, bati akarakimenya. Ibyo tubikora kumenyekanisha igihugu kandi tutahembwe, kuko twumva ari icyacu. Amatorero dushinga hanze, dufite amatorero 123 ku isi, 148 ku isi, uhereye muri Australia ukazageza muri za Amerika. Ayo matorero dushiramo umwihariko, tugashiramo culte y'Ikinyarwanda n'abasemura. Iyo abavuga Icyongereza ariko tugashiraho akandika ga service. Donc iyo ni impact ikomeye cyane kwisi. Nta hantu bwajya uyu munsi ngo bakubwire ko Rwanda bataruzi kubera ibyo rwakoze, ariko no kubera n'uruhare natwe twashize mu gwitorero online twakoze. Twishimiye kubaha ikaze muri iki kiganiro kigufi n'itangazamakuru hamwe n'umukozi w'Imana Apostle Dr. Ap.GITWAZA, akaba ari founder ndetse n'umuyobozi wa Authentic Word Ministries ibarizwamo na Zion Temple Celebration Center. Iki gikorwa twagiteguye cyangwa se iki kiganiro n'itangazamakuru cyateguwe mu rwego rwo kurebera hamwe ibijyanye n'igiterane Africa Haguruka kigiye kuba ku nshuro ya 23. Igiterane Africa Haguruka ntabwo ari gishya mu matwi yacu. Uyu munsi rero tukaba turi buze kurebera hamwe ubundi Africa Haguruka n'iki, amateka yayo, ndetse turebere hamwe n'ibihe byatambutse uko yagiye iba, ndetse n'ibibazo bitandukanye turi bwifuze kumenya. Je ubahagaze imbere nitwa
Edith Niba akaba ari igihe ugiye kuba umusangiza w'amagambo muri aka kanya kagufi dufitanye. Mbere y'uko dutangira munyemerere dushima Imana ndetse tuyiragize n'aka kanya. Mana turagushimiye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye aka kanya uduhaye ko kuganira. Turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe Mwuka Wera. Ibiganiro bigiye kuba hano, reka mwami biyoborwe nawe. Akanya turi bumare hano kaba kanya kaguhesha icyubahiro, uganze kandi utegeke mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko mubizi igiterane Africa Haguruka ntabwo ari gishya mu matwi yacu ndetse no mu matwi y'Abanyarwanda. Ni igiterane kigiye kuba ku nshuro ya 23 cyagiye cyitabirwa n'abantu benshi batandukanye mu myaka yatambutse. Mu myaka 2 ishize murabizi ko twagiye isi yose ihura n'ikibazo gikomeye cya COVID-19, ariko igiterane Africa Haguruka ntabwo cyahagaze. Cyakorewe kuri murandasi cyangwa se mu buryo bwa tekinoloji. Kuri ubu umwihariko nuko kigiye kongera kuba imbonankubone. Ntabwo ari ibintu twafata nkaho atari iby'agaciro. Turabishimira Imana kubera ko isi irimo irasa nkaho igaruka mu bihe tutari turimo mu 2021. Ari nayo mpamvu twavuze tutireka twongere tuganire n'abanyamakuru. Turabashimira umusanzu wanyu, muri abantu b'agaciro kandi itorero ribaha agaciro gakomeye haba mu kumenyekanisha ibikorwa by'ijambo ry'Imana mu by'ukuri. Imbere yacu rero mwagiye mutwibwira, ariko turi kumwe n'abakozi b'Imana. Turi kumwe na Apostle Dr. Ap.GITWAZA nkuko natangiye mbivuga, ni founder ndetse n'umuyobozi wa Authentic Code Ministries, kandi kabanirizwamo na Zion Temple Celebration Center. Mu by'umwihariko ni nayo itegura Africa Haguruka nk'igiterane mpuzamahanga. Turi kumwe kandi na Claudine Biribuze, akaba ari umwe mu bategura igiterane, ari muri coordination ya Africa Haguruka. Hirya turi kumwe na Pastor Runazi Robert, nawe akaba ari umwe mu bategura igiterane Africa Haguruka. Munanyemerere mbaha akanya kugira ngo batugezeho ibijyanye na Africa Haguruka. Karibu. Urakoze cyane. Ndagira ngo mbashimire kuba mutuyoboye, ndetse nshimire abanyamakuru batandukanye ndetse n'ibigo bakorera kuba mwemeye uyu munsi kutwitaba. No mugisha kuri twebwe, uretse kuba umugisha gusa ahubwo no kongera kubonana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagiriye neza mu mirimo mukora ya buri munsi, barinde, bakomeze, bashyigikire muri byose. Hano ndi kumwe n'abagenzi banjye nkuko yabivuze. Robert niwe uhagarariye Africa Haguruka hano, uyu nawe akaba yihagarariye Claudine mu buryo bwo hanze mpuzamahanga. Rero Africa Haguruka ni igiterane ngarukamwaka. Twagitangiye mu mwaka w'2000 byuzuye mu kwezi kwa 8. Byari bivuye mu iyerekwa twagize, Imana itubwira guhagurutsa Africa, ariko tukibaza se yahaguruka ite, bikiyehe? Imana itubwira ko u Rwanda ruzaba inda isama iyo nda, noneho Africa ikazahagurukiraho. Ariko intego y'Imana yo guhagurutsa Africa irimo ibintu bitandukanye. Harimo mu buryo bw'umwuka abantu kongera kumenya Imana, cyane cyane ko migabane myinshi kubera iterambere bibaza niba Yesu koko cyangwa se imyizerere igifite agaciro kubera ubwenge bw'abantu, tekinoloji. Imana itubwira ko Africa izasigara yereka amahanga yose mu bihe bizaza uko Imana ikora, uko Imana isa, no uko Imana imeze. Icyongeho nanone mu buryo bw'ibyiringiro by'isi mu myaka izaza bizaba biri muri Africa. Umuntu wese utirengagiza, urabona uko isi imeze uyu munsi, kandi Africa iracyari, navuga ngo iracyari nshya. Niba navuga ni vierge mu bihe nk'ibi ngibi, isi yose ishobora kuyihangaho amaso. Guhaguruka rero harimo uburyo bwo mu mwuka, mu buryo bw'umubiri. Tugira rero iyo Africa Haguruka cyane cyane kugira ngo dushishikarize abanyafrika ubwabo kwikunda, gukunda Africa, ndetse no kumenya ko
nabo bafite ijambo mu bandi, nubwo bari bima ariko bararifite, kandi igihe kizagera iryo jambo rizakenerwa. Afurika rero nuko tubigenza kugira ngo dusensibilize, gukora cyane ku mitekerereze y'abantu, kuko ikintu kigoye abantu ni imyumvire, ariko umuntu natangira kubyumva icyo bita mindset change, guhindura iyo myumvire, bakamenya ko Afurika ari umugabane Imana yitayeho uhereye mu itangiriro. Amadini akomeye ku isi nka Isilamu, y'Abayahudi na Gikristo, navuga ko ariyo madini akomeye cyane ku isi, yose afite uwakomokaho. Sekuru wayo ni Aburahamu. Aburahamu niwe Abisilamu bakuraho idini ryabo, Abakristo ndetse n'Abayuda. Aburahamu rero kugira ngo abeho yinjire mu masezerano, Imana yabanje kumumanura muri Afurika. Yahungiye muri Afurika mu bihe by'inzara yari ikomeye, ahavana ubutunzi bwinshi cyane, aho niwe yabereye umugabo, aramenyekana. Abuzukuru be Yakobo n'umuryango we Isirayeli yabumbiwe muri Afurika. Abamwumva ngo n'Abisirayeli uyu munsi, iwabo origine yabo ni muri Afurika, niho bakuriye mu Giputa barataha. Yego bageze igihe gito cyo gutotezwa kugira ngo badakomeza kumva ko iwabo gusa ari aho, hari ahandi bajya. Nanone na Yesu umucunguzi w'isi twemera twe nk'Abakristo, kandi isi yose yakagombye kumenya, Yesu bamuhiga ngo bamwice aho yaboneye ubuhungiro no muri Afurika. Afurika rero yagiye iba umugabane abantu bahungiramo, baboneramo ubutunzi, bakomereramo. Kandi umubwiriza aravuga ngo ibyigeze kubaho nibyo bizongera kubaho. Ni ukuvuga ngo rero isi irimo irasubira kuri cycle aho byahereye. Afurika igiye kongera kandi kwibukwa, abantu kuyigana. Ariko se ayo mahanga naza agasanga twe tutaritegura, bizagenda gute? Baje ubwa mbere basanga Abanyafurika ntibiteguye, barabakoloniza. Haba icyo bitaga colonization. Burya Imana yari bohereje kugira ngo baze bagire icyo babona. Uburaya bwari bukennye cyane, noneho igihe cyo kuvumbura, kumenya, batangira gukora za geography, barebe ibihugu bibahe, bohereza abantu. Bamwe bamanuka muri hemisphère sud mu majyepfo, abandi bajya mu zo za Brazil, abandi bajya he. Ariko abaje muri Afurika barimo aba-explorateurs baba Portugais. Bageze muri Afurika ubwo hari mu mwaka w'1440 gutyo. Bageze muri Afurika barazenguruka, bagera kuri Port Elizabeth muri South Africa, barazamuka ku nkengero zose bareba, bagera muri Congo, barakomeza bagera za Ghana, ariyo Golden Coast, bagera za Cote d'Ivoire, basanga hari amahembe y'inzovu, barazamuka basanga igihugu kirimo abantu bari mu tuzu tw'umwijima turimo umwotsi, ariko bicariye ubutunzi bwinshi. Basubije inkuru baravuga ati igihugu kirakiza ariko ntikigira ba nyiracyo, barajije, nijije. Aho niho bize rero umupango wo kugabura Afurika kugira ngo bayitirire. Baragenda bahurira mu Budage. Afurika baricara barayidiviza, bamwe bayigira amaparcelle yabo. Bamwe ati twe turafata abandi hariya, abandi hariya, dukuremo ubutunzi tubeho. Nuko Uburaya bwabayeho. Ariko bari baroherejwe kugira ngo tubane nabo, tugire icyo tubaha nabo bagira icyo baduha. Byenda baduha ubumenyi bari bafite icyo gihe, natwe tubaho ubutunzi, dukorane. Ibyo twita win-win. Baho nanjye mbeho, rya nanjye ndye. Ariko bo baraza noneho basanga tumeze gutyo, basanga abantu bacu bakora insoro. Urabona igisoro iyo abantu bakina amabiye, basanga bakoresha amabiye y'amadiyama, niyo bakoreshaga. Baravuga ati batabi ibintu ko atari byiza, akira kunyu, yarya kunyu, ati nuko batuzanira tujya bita amabiye, ati mudushakira amabuye menshi ameze nkaya, twenda gusa natwo. Nuko bazanye twatubiye tw'ikizungu, ariko babiguranaga amadiyama, kuko abasaza bakera na amabuye meza bakoreshaga mu bisoro bakina y'amadiyama. Abazungu baratangara cyane, nuko colonization yaje. Colonization ije bubaka iwabo, ntibatwigisha. Ariko icyo gihe ni igihe bari baje Imana ibohereje bagire icyo badufasha, natwe tugire icyo tubafasha. Bamwe muri bo bahera mu busambo, barasahura, kugeza igihe nyine ubukoroni bwatugizeho ingaruka mbi, basubira iwabo. Ubu rero nanone yanzara iracyariho, noneho yanakomeye. Nihe bazongera kugaruka? Ni muri Afurika. Ese abantu bo muri Afurika noneho bariteguye kandi
biteguye noneho kubakira ngo bicare ku meza amwe negosiyasiyo. Mbere baje ari abakoroni, ariko ubu noneho ni ukuvugana. Imana yaraturetse iradutegura, twiga igifaransa, twiga icyongereza, twiga iportuge, twiga ispanish, twiga byose. Ubu naza ari umuspanish tuzamuramutsa mu gispanish. Bavuga gute kuramukanya mu gispanish? Comastas. Uyu ngo yarakize. Niba avuga mu cyongereza uyu uraho arakize. Niba avuga mu gifaransa uyu uraho arakize. Niba avuga mu giportuge, ubu noneho tibaje kudukoraniza, tuzavuga ururimi rumwe, tubashe kwicara tunegosiye, turebe ejo hazaza ha Afrika. Icyo Africa Haguruka rero irimo ikora ni ugukora ku mitekerereze y'abantu. Are you ready? Ese mwiteguye kwinjira muri aya masezerano y'Imana? Mwiteguye bari abagabo nibaza noneho bashonje uburyo batazakwambura, aho buzamuvuga ati nuntwara urukweto unsigire nanjye amazi, nuntwara iki nanjye, niba nguhaye ikirombe cyanjye cya Kolta ariko nyubakire universite hariya ushiremo na laboratoire, nuko niko bizagenda. Ariko tugomba kuba turi sensibilize kugira ngo tubyumve. Aho navugaga mu buryo bw'imibanire n'abandi n'amahanga yandi, ariko mu buryo bw'umwuka nanone tufite imbaraga zo kubabwiriza bakamenya Imana, bagasubira ku Mana. Nibyo muri make Africa Haguruka igaragaza gukora, kumvisha abanyafrika ubwabo ko ari igihe cyabo, no kumenyesha abatugana nabo ko noneho twarakuze, mureke tuganire. Nibyo bagenzi banjye bafite icyo bakongeraho nabyo bakongeraho. Murakoze. Ngiye nkuko babivuze, nitwa Runazi Robert, nkaba nshinzwe gutegura ibyo biterane bya Africa Haguruka hano mu Rwanda. Ibitureba cyane cyane nkuko wagize iryo yerekwa yabisobanuye, twe ni ugutumira abanyafrika mu bihugu bitandukanye, tukamenyekanisha iri yerekwa, iyi vision, hanyuma tukabakira. Baza mu biterane bya Africa Haguruka, birumvikana, bagakurikira izo nyigisho zisensibiliza, zituma abantu bamenya ukuri ndetse n'umugambi w'Imana, tukabakira ndetse hakaba na follow up nyuma y'ibyo biterane kureba ko abantu bumvishije neza. Hanyuma icyo umuntu yavuga cyiyongereyeho ni partnership. Ni ukuvuga ngo iyo baje bagakurikira izo nyigisho, habaho gukurikira nyuma y'ibiterane, ese iyo basubiyeyo babigenza gute, ese bakomeza kujyana iyo message igera ku bantu bangana gute. Ni ukuvuga ngo ni partnership hagati yacu n'ayo matorero cyangwa za ministeri cyangwa se abantu cyangwa ibigo muri ibyo bihugu bya Afrika. Anavuga ko ari ibihugu bya Afrika ndetse n'abanyafrika baba mu bihugu bitari ibyo muri Afrika ariko bakomoka muri Afrika. Ni ukuvuga ngo abirabura ariko baba mu bihugu bindi, baba muri Amerika y'Amajyaruguru, Amerika y'Amajyepfo ndetse n'Uburayi. Uruhare rwacu rero ni ukugira ngo iryo yerekwa rimenyekane, risakare, ndetse twubake na partnership kugira ngo twese dushobore gukorana, yerekwa rizashobore kugira icyo ritanga. Yego, murakoze. Nkuko babibabwiye, amazina yanjye nitwa Pastor Claudine. Nkaba bashimiye mwese mwamaze kugera hano. Ni ukuri ni by'agaciro kubabona. Nkatwe tuba hanze, tuba tumva itangazamakuru, ariko iyo mwipresenta kuriya tukumva w'igihe n'izindi ibinyamakuru bitandukanye, duhita tubona yuko tujya tubisoma cyangwa tukareba amavideo cyangwa ama YouTube, ariko kubabona ni by'agaciro kuri twebwe. Rero mbere yuko ntangira, nifuzaga gushimira uwo Imana yahaye iri yerekwa rya Africa Haguruka, ikaba imaze imyaka irenga 20 ririho. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi byabayeho, hari abantu barahindutse, community yarahindutse, natwe tuba hanze byaratugezeho. Jewe rero icyo nkora ni ukuvuga ngo ni ukumenyekanisha iri yerekwa, iyerekwa rya Africa Haguruka, Africa Rise and Shine. Umuntu wese uba hanze w'umunyafrika, hari abantu benshi bagiye hanze kubera ibintu bitandukanye, hari abagiye hanze kubera intambara, hari abagiye hanze kubera kwiga, hari abagiye hanze kubera yuko bagiye gushakisha imibereho.
ubuzi twese turi abanyafurika. Shobora kuba ndahangaha ndi umunyamerika ariko kavukire yanjye ndi umunyafurika. Rero iyo Afrika ihagurutse natwe tuba muri diaspora tugomba guhaguruka. Nk'izo negociation bavugaga ni ukuvuga ngo twe twagize amahirwe tubana n'abakoloni bakolonije Afrika, mbo Etats-Unis ntigeze ikoloniza Afrika ariko baba mu bindi bihugu. Ni ukuvuga ngo izo negociation twagize amahirwe zo gukora mu bigo bikomeye bakora izo negociation. Ni ukuvuga ngo iki ni igihe cyacu natwe cyo gukora ibyo twashoboye kugira experience, ibintu byose twashoboye kwiga kugira ngo noneho Afrika itongera kandi ibe ecolony, kugira ngo u Rwanda tongera kandi rube ecolony, kugira ngo ibihugu bitandukanye byo muri Afrika natwe ubu ngubu twarakanuye mindset zacu zirahinduka na mindset y'abantu batagiye hanze, ariko ubu ngubu natwe dufite hari izi ibinyamakuru ikoranabuhanga ubu ngubu ryageze kure. Ni ukuvuga ngo n'utaba hanze arazi negociation icyo ari cyo, arazi ibibazo byabaye muri Afrika. Rero ntabwo iki gihe ni igihe cyacu cyo guhaguruka. Ibibazo biri mu bihugu bitandukanye, Ukraine, Russia n'ahandi hose, iki ni igihe cyacu cyo guhaguruka kugira ngo natwe tube ibisubizo by'andi makontina. Murakoze. Murakoze cyane. Barakoze kuduha icyo Africa Haguruka ivuze, kuko umuntu ashobora kwibaza ati Africa Haguruka kubera iki tuyisanga mu itorero? Ntibyakabaye ari ibintu by'abanyapolitike, nibyo bibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Uyu mwaka rero nkuko nagiye mbabwira hari teme nyinshi zagiye zinyuraho, ariko dufite insanganyamatsiko yateguwe ivuga ngo Afrika raburira Imana amaboko yawe. Niyo nsanganyamatsiko izagenderwaho muri uyu mwaka. Mbonereho rero n'umwanya wo kwibaza, icyo ni ikibazo nanjye nibazaga, kubera iki itorero ritegura Africa Haguruka. N'undi wari wese wicaye hano ndibaza ko yakibaza, ariko tujya no kwakira ibibazo bitandukanye bijyanye na Africa Haguruka mushobora kuba mwibaza kugira ngo babiduhere ibisubizo. Spain, uramfasha niba hari ufite ikibazo? Murakoze. Nabivuze nitwa Grace, nkorera Katy Place. Nayo mfite ibibazo bibiri. Igihe yatangiriye mu 2000 no kugeza ubu hariho generation cyangwa se abantu batari babisobanukiwe neza. Bwa mbere nabazaga izo nshuro zose Africa Haguruka ibera mu Rwanda. Niba ibera mu Rwanda se ko ari umugabane cyangwa se ari ikintu kirimo abantu benshi, murateganya kuzabijyana no mu bindi bihugu ryari? Ikindi cya kabiri, hashize imyaka, uyu ni umwaka wa 2023 ibaye, mubona bihindura iki? Ni impinduka zimaze kubaho, mwadukorera estimation gute ku buryo wenda mindset mubona koko zihinduka, cyangwa se n'abandi banyafrika n'indi migabane bakaba babyumva? Murakoze. Twakire n'undi. Murakoze cyane, nitwa Theogene, nkorera kuri Nkunda Gospel. Africa Haguruka na umuntu ayumvise ari hanze y'urusengero yakumvamo Pan African Movement. Bihura bite cyangwa hari aho bifitanye isano? Icyo ni kimwe. Icya kabiri nibaza, mu minsi yatambutse cyangwa mu myaka ishize nigeze kumva Dr. Ap.GITWAZA avuga yuko iyerekwa cyangwa se umuhamagaro we ari uwo mu Rwanda. Hari ahandi bagiye bamuhamagara kujya ntiyahemera, harimo mu Burayi n'ahandi hatandukanye, avuga ko yahamagariwe u Rwanda. Ariko iyo tubonye no muri no minsi ishize ntiyari mu Rwanda, agenda atangiza amatorero hirya no hino ku isi kandi ya Zion Temple. Birahura gute na Africa Haguruka kandi mwaravuze ko mufite umuhamagaro w'u Rwanda? Murakoze cyane. Katwakire n'undi. Turagenda tugaruka cyane ku bibazo birebana na Africa Haguruka, ariko baraza kudusubiza. Murakoze cyane, nyakubahwa Dr. Apostle Paul Gitwaza.
ibibazo byanjye ntabwo bujye kure y'iby'umugenzi wanjye yarabajije, ariko ndashaka kugira ngo ngire ikintu wenda twabaza kugira ngo tubashe kugisobanukirwa neza. Africa Haguruka nakunze kuyikurikirana igihe kirekire. Abanyedini baba barimo kubwirizamo cyangwa se abakozi b'Imana babwiriza, ubona ari nko kuvuga ngo abanyafurika babashe guhumuka nk'uko mwari tubwiye, hanyuma tubashe kwigira. Ariko ugiye kureba ukareba abanyedini n'abanyepolitiki bakomeye, Afrika ubwabo, Afrika barayihunze. Usanga abana babo bigira i Burayi, bibera muri Amerika, imiryango yabo yibera i Burayi, yibera muri Amerika. Yet abo bantu babitubwira ntabwo ubwabo bakunze Afrika. Nyakubahwa Dr. Paul Gitwaza, icyo kintu mukibona mute? Icyo ni ikibazo kimwe. Ikibazo cya kabiri, hari aka video kajya gatrendinga ngo kavuga ngo abanyedini ngo ni babi, ngo nubona umunyedini ngo uzirukanka nk'intambara y'umunyedini ngirakomeye. Africa Haguruka rimwe na rimwe ujya kumva uri mu baturage hajya kumva ngo nibyo kwa Gitwaza ngo ni, ariko kuki andi matorero rimwe na rimwe usanga hatarimo partnership hagati ya Zion Temple n'andi matorero, ibintu bikagendera kimwe? Hanyuma akabazo kanyumenya ko Paul Gitwaza, habura iki kugira ngo habe hatumirwa n'abandi banyepolitike basanzwe nk'izi mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, bafite Afrika ku mutima wabo, Pierre Lumumba ndetse n'abandi batandukanye, n'aba Dr. Rusa n'aba baba bahari? Haba habura iki? Ese byaba bigenewe abanyamadini gusa? Murakoze cyane. Murakoze. Mutwemerere basubize ibibazo mwari mumaze kubaza kugira ngo noneho tuze gufata indi round, ibibazo bitaba byinshi cyane. Murakoze. Reka n'abagenzi banjye turaza gufashanya, sibyo? Okay, Grace yabajije niba izi nshuro zose dukoze ibera gusa mu Rwanda nta handi izajya. Muri physique hari icyo bita muri physique optique ya lumière hari ibyo bita converge na divergence, convergence iyo ni physique optique. Ni ukuvuga ngo iyo ufite itoroshi ukayimurika umucyo uri diverge ukajya hari, ariko uvuye kuri point, iyo imico myinshi viriya iza irakonverge, ariko iyo iva kuri point aha ijya hariya iradiverge. U Rwanda ni source, ni centre yohereza. Ni kubona babwiye ngo ninda itwita hanyuma abana bakajya mu mahanga. Aha niho hari iryo yerekwa rya Africa Haguruka, hanyuma none ikajya mu bindi bihugu gukorerayo. Mu bindi bihugu twakorerayo ibiterane nk'ibindi, ariko umutima naha gusa. Si twe twenyine Imana yahaye iriyerekwa. Mu 2001 twe twatangiye mu 2000. Icyo gihe mu 2001 muri South Africa mu mujyi wa Sandton hari umudamu witwa Linda, Imana nawe yabwiye gukora icyo bita Africa Haguruka. Mu rurimi rwabo bayita vuka Africa, donc ni byuka. Mu 2006 Imana ibwira undi mugabo nanone muri Ethiopia bita Mengistu nawe gutangira Africa Rise. Urumva ni muri Ethiopia, South Africa na abo bose rero iyo dukora ibiterane barabikurikira banabizamo bamwe, ariko tukabasha gutumiza abanyafrika batandukanye. Umuntu yakora icyo gitekereza aho nawe akakijyana iwabo. Si ngombwa kujya kubikorera hariya, ahubwo bakiraha bakajyana iwabo. Byaba ngombwa ko tujya kubafasha bikaba ibyabo, si ibyacu ni iby'abanyafrika gusa. Turasa n'abakingura abatarabyumva kugira ngo nabo babitangire. Hari n'ababifite mu mitima ariko batazi uko bitangira. Hari igihe ugira igitekerezo ukabura uko ugiframing ugishira muri cadre runaka, ariko undi yabivuga none ukunguka ubwenge ati ndabikora nti. Nicyo twe dukora. Ntabwo turakijyana handi, ahubwo abantu baza kumva ayo magambo bakagenda. Ko muri Ethiopia nagiyeyo aho bagiteguye nabo, naho nahahuriye n'abandi bavuye hirya no hino.
bambwira benshi ko bumva ibya Africa Haguruka batari banzi cyangwa se ariko bazi Africa Haguruka yo mu Rwanda, ndetse bamwe banaje hano mu yo twagize mu myaka ishize. Bivuze ngo twe turi umuyoboro gusa ubabwira, tuka impartation, tukabakominika nabo kabivuga iwabo. Ikindi nasubiza, uravuga ate se hari impinduka zabaye? Reka kubivuga mbwire n'uwaha nabagira icyo atubwira Robert ko byababajije ku change zaba zarabaye imyaka yose. Murakoze. Aha nkuko wagize yerekwa umuyobozi mukuru wa Zion Temple yabivuze, kimwe mu mpamvu za Africa Haguruka n'inyigisho zitangirwamo n'ibikorerwamo n'itegurwa ryayo ni nk'ubukangurambaga, gukangura ibitekerezo by'abantu. Mu magambo y'icyongereza umuntu yavuga creating awareness. Ubwo rero navuga ko byarabaye. Ibyo umuntu yabibona gute? Mu gutumira hagiye haza abantu baturutse muri Gabon, muri Afrika y'Epfo, muri Chad, muri Algeria, muri Nigeria, muri Cameroon, muri Sierra Leone, Mozambique n'ibindi bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika. Saho gusa ahubwo bagaturuka no muri Caribbean, bya birwa byo muri Amerika yo hagati, baza gukurikira izi nyigisho za Africa Haguruka. Noneho basubirayo bagatangira ibikorwa by'ubwo bukangurambaga, kumenyekanisha umugambi w'Imana ku banyafrika, kumenyekanisha iri yerekwa, kumenyekanisha amasezerano y'Imana ku banyafrika, no kubaha amagambo y'ibyiringiro. Kuko akenshi bitewe n'uko abanyafrika isi bafata, nabo bagezaho basa naho babyemera ko bamwe bumva ko bari inferior, bari munsi y'abandi. Rero ijambo ribabwira ngo mu maso y'Imana uri kimwe n'abandi, ufite ubushobozi kimwe n'abandi. Iyo message yagiye igera hirya no hino. Niyo urebye ubwitabire bw'abanyafrika, abantu baza mu giterane baturutse mu bihugu bitandukanye, buri hejuru cyane. Umuntu yavuga ko muri iyi minsi ahubwo dusa n'abalimita, tugerageza kugabanya, kubabwira ati ntimuze muri benshi kubera ubushobozi bwo kubakira. Aha navuga ko impact ari iyo ngiyo y'ubukangurambaga, abantu kubyumva, noneho basubirayo bagatanga ayo makuru, bigatuma icyambere abantu bagira amatsiko yo kurushaho kubisobanukirwa, icya kabiri nabo gukomeza kubisakaza no kubibwira abandi. Hari n'imishinga yagiye iba, yenda urugero rumwe ntarambiranye, ni naho uwari perezida wa Chad yumvishije, kuko hari umuntu ufite media house muri Chad yaje muri Africa Haguruka arakurikira, noneho ajyana inyigisho azicisha kuri televiziyo y'iwabo, yaba ari umuyisilamu, yaba ari umukristo, yaba ari utizera, bumva ari ibintu bizima bifite agaciro. Noneho ayo makuru ajya kugera ku muyobozi wa Chad, wari perezida wa Chad witabye Imana, asaba ko izo nyigisho baza kugira ngo babimusobanurire neza, yumve neza ibijyanye na Africa Haguruka. Icyo gihe ari perezida wa African Union. Biba ngombwa ko atumira umuntu uhagarariye Africa Haguruka kugira ngo yumvikanishe ibyo bitekerezo, ndetse no mu banyapolitiki muri African Union. Navuga ko impact igenda igaragara bijyanye no kumvikanisha iryo yerekwa rya Africa Haguruka ndetse n'akamaro ridufitiye. Yego, nkomereje aho ngaho, yewe nashaka kwibanda cyane yuko yego turakangurira abanyafrika kumenya icyo bari cyo no guhindura mindset yabo, ariko kandi muri Africa Haguruka tugenda dutumira n'abandi batari abanyafrika. Tujya dutumira abanyamerika, abakanadiyen, tugatumira n'abandi bantu kugira ngo nabo bumve yuko tubabwire ngo natwe mindset zacu zarahindutse. Kuko hari igihe wewe wibwira ko wahindutse, ariko ugomba kubwira n'abandi uriwe. Kuko hari igihe umuntu akomeza kwiyumvira yuko ukiri wa wundi wo muri koloni. Rero nko mu bihe bishize, imyaka ishize, twagiye dutumira abantu batandukanye, ngira ngo mwagiye mubibona, kandi abantu benshi bazaga ino tubabwira ngo baze muri Afrika, bumvaga ko baje ahantu hari ibibazo, bumvaga ko baje ahantu hari intambara,
batagira amazi meza yo kunywa, ariko bahageze ni ukuvuga ngo bagiye bamenya yuko u Rwanda ari igihugu cyiza, bagiye bamenya yuko hari amazi meza yo kunywa, ubuzima bwagarutse butakiri ubuzima bwo mu ntambara. Hanyuma kandi n'abanyafrika bari hanze muri diaspora, ni ukuvuga ngo hari igihe ugenda muri biriya bihugu wenda wagiye kubera ibibazo bitandukanye, noneho nturikonectinge n'ibihugu byo muri Afrika, noneho ugahita uba hariya ugakomeza kuba nk'umunyamahanga. Ariko Africa Haguruka yatumye natwe twumva yuko turi abanyafrika, twumva yuko tutagomba kuguma hariya, ariko natwe tugomba kuza tukajya mu iterambere ryo muri Afrika. Akenshi bajya bavuga ngo brain drain, ni ukuvuga ngo abantu benshi bize baba bari mu biriya bihugu kuko muragenda mukigayo mukahaguma, ariko ni ukuvuga ngo Africa Haguruka ni ukuzana bwa bwenge twigiye hariya tukabugarura muri Afrika. Africa Haguruka rero nicyo twebwe tuba mu mahanga yatukoreye. Hanyuma kandi muri Africa Haguruka kuko urakonectinga, you reconnect with African, noneho nawe ukumva niki nanjye nakora muri Afrika. So hari ibyagiye bikogwa nko gushinga manani profit akonekta Amerika na Afrika, noneho abanyafrika baba muri Amerika cyangwa baba i Burayi cyangwa baba muri UK bakumva yuko nabo bafite umusanzu mu iterambere rya Afrika. Rero ibyo twagiye tubibona no guhindura mindset zacu, tukumva yuko naho aho tuba tumerewe neza, ariko turi abanyafrika. Our blood is African. Murakoze. Urakoze. Reka dusubize Theogene. Theogene babaje niba ibyo dukora ari iby'idini gusa bidahura na Pan-Africanism movement. Turuzuzanya. Hari aho wowe Theogene wagera nje ntagera. Byendo yizanye gusa Pan-Africanism mu barokore bavuga ngo ni bya politiki, ariko bije no mu mbaga y'abanyamadini nabyo bavuga ati bya bintu ni ibyacu. Aho rero iyo tumaze gushira izo platform twagira naho duhurira. C'est vrai, tukorana nabo nko mu myaka ishize, ndatekereza ko ari Africa Haguruka 2019, twatumiye umwe mu bayihagarariye hano yaje no kuyivugaho, Bishop Rucyahana. Abo turabazi, turakorana, ndetse ndagira ngo nibinashoboka no muri giterana yakibamo. Rero nta kibazo gihari, gusa turuzuzanya aho bamwe batagira ahandi bakahagira. Kandi koko ni muvema, kuko abanyafrika benshi, reka mvuge ngo ni abanyedini. Hari ukuntu amadini yari yaradekonekisa abantu na realite z'isi. Mu buryo rero n'igihe iyi muvema wa Pan-Africanism yagize resistance n'amadini. Ubu rero tuje muri iyi aspect indi ya Africa Haguruka, umuntu arumva ari ikintu cyiza, umugabano wo guhaguruka mugasenga Imana, ariko mu by'ukuri mu bundi buryo ni nk'iyo muvema, ariko dufatanya, bamwe bari muri secteur y'idini, abandi muri economy, abandi muri business, ariko twese tugahurira hamwe. Ndumva nta conflict ihari, ahubwo turakora. Ikindi umuhamagaro w'intumwa Gitwaza ni mu Rwanda, kuki yabara ahandi. Intumwa si pasiteri. No kumenya mu Efeso 5:11 habaho imirimo 5. Habaho intumwa, umuhanuzi, umuvugabutumwa, umushumba n'umwigisha. Umupasiteri n'uwo rusengero, ariko intumwa igenda ifunguza amatorero hirya yose, ariko icyicaro akagira aho aba. Nka Paul
yagendaga ku isi yose ariko nyuma akagaruka i Yerusalemu. Niwo murimo w'intumwa. Intumwa ishobora kugira imyaka 3 hariya, imyaka 4 hariya, bitewe n'itorero atangira n'abantu empowering. Paul yaragendaga akajya Antiokia akashinga itorero, akava akajya muri Efeso akashinga itorero, akagira imyaka 2-3, akashyira ubuyobozi, agakomeza i Korinto. Nuko umuhamagaro wanjye no w'intumwa, ariko beze imizi ni hano mu Rwanda. Rero ibyo ni ibintu abantu bagomba gutandukanya. Sindi pasiteri wo mu rusengero, ahubwo njye nshiraho abapasiteri bakurikirana ariko bagakomeza muri rya yerekwa. Ndagira ngo nibyo nasubiza kuri ibyo yarambaje. Sinzi nabashe kumva neza ikibazo nicyo. Okay, hari ubundi watubajije nawe, ni izina ni Galileo. Oh, Galileo. Va découvrir la vérité ya rotation y'ukwezi n'izo n'isi. Wow. Galileo rero wavuze ati abantu bakunda Afrika, abanyamadini, abapoliticiens, ariko abana nabo bakajya hanze, nabo bakajya hanze. Ese uko bakunda Afrika, kuki ikindi wabajije, kuki Zion idapata nashinga n'andi matorero, nagira ngo n'indi miryango. Reka icyo ngisubizeho, bagenzi banjye bafite ikindi babivugaho nabo babivuga. Ndasubira muri heritage y'ubukoloni. Navuze heritage y'ubukoloni. Ubukoloni busiga secteur ya education muri Afrika. Abakoloni ni sije ndende, ariko reka nyivuge gutya. Ubundi nyuma yuko abanyafrika bavuze ngo bakeneye koloni, bakeneye independence, bataye barabibonye, abakoloni barabibona ko aba bantu batangiye kuturwanya gahoro gahoro. Mu minsi iri imbere bazaturwanya tuburi iyo tujya. Reka tubahe ubwigenge politique, ariko atari ubwigenge economique, n'ubwigenge bwa education, amashuri. Badepande kuri twe, tugende, ariko naza gukenera amazi ashira mu gacupa atugarukeho, batemwanyere kuko ka gacupa gakorwa. Icyo gihe tugaruke, tutaje kubakoloniza, ahubwo tugende no kubaha agacupa, bashiremo amazi yabo igihe cyose bakomeze badushaka. Bashiraho amashuri muri Afrika. Amashuri bashizeho amashuri adashobora guteza umunyafrika imbere. Sociologie, pédagogie, géographie, histoire. Kandi histoire wiga, ukiga histoire yabo. Nkubajije abantu nkatwe zenda twize mbere, zenda abo businzi kirikiri umuyubu, titwari tuzi nk'ababaye hakurya Kongo nkanjye, no kumenya amakuru ya Rudahirwa, kumenya ko habaye umwami witwa Musiga cyangwa Bayuhi, ni ibintu umuntu yumva ubu mu mateka. Ariko umbajije Napoleon Bonaparte, namukubwira na metero yari afite n'ifarashi yicaragaho, nakubwira Charlemagne ibitabo yasomaga, byose nizo histoire twarize. Umbajije geography y'Uburaya ndayizi kuruta ya Afrika. Umbajije ndetse n'ubutaka. Muri pedologie twigaga muri agronomy, tukiga pedologie ya Ukraine. Nge nize ubutaka bwa Ukraine nibwo batwigishaga, kandi ndi muri Kongo. Ndashobora kwiga ubutaka bw'iwacu. Pedologie tukamanuka ngo dore uyu munsi ko turakenera ingano za Ukraine. Ubwo butaka turabufita, ariko twe twigaga ubwo butaka. Iyo yari colonisation. Nukuvuga ngo abakoloni cyo bakoze, ntibadushiriyeho amashuri atuma twiga guhimba imirimo, ahubwo kujera ibyabo, comptabilité abantu bigaga. Umukontable ninde? Nujera umutungo w'umukire. Usanga umukire atazi kwandika, afite amamiliyoni, ariko umwana waraye wiga kiga professeur niwe wicaye muri biro ye. Kuko batumvikana, yagira ngo agire kumere ngo sha ngo andika hari ibi, undi atari ko bose ni bati boss iki sa amafaranga yanjye, doga akamukoresha amakosa kubera iyo kuko babigishije kujerera abandi. Niyo mashuri twigena, ariko ntibatwigisha uko twenyine twahimba ibintu, uko twakwikorera icupa,
uko twakwikorera iyi microphone, kandi ibikora iyi iPad biraha mikoreta hano, ariko ntibashobora kutubwira formule yo kubikora. Twe tukiga gusa kuyikoresha, ariko ntitwige kuyikora. Nyuma y'ibi bihe rero byose, abantu baje kumenya ko abo bana nibigira hanze bazamenya ibanga ry'ibi, bamenye uko bakora ikintu kuruta uko bajera ikintu. Abo babishoboye rero baba elite bakomeye baziranye nabo, bohereza abana bayo atari uko banze Afrika, ari ukugira ngo agenda ashudike n'umwana w'umuzungu. Nibarangiza gushudika amenye uko ibintu bikora. Nibyo Pastor Claudine yaravuze, bagira icyo babikora. Uyu yaragiye akorana n'abantu bize abashizeho iyi iPhone, glasses zagorira. Uyu nguyu niwe wabaga muri ibyo, nibyo akoramo mu buhanga bwo hejuru iyo ngiyo. Donc muri izo kompanyi zikomeye zikora ama iPhone, ama 4B. Nagiye mu kigo cyabo ndi kumwe na twari kumwe na konso nyiri na hoteli n'abandi bantu tujyayo kugira ngo winjiye mu kigo cy'abanyamerika aho yakorera, witwaza passport bakagusaka, ugira ukwezi kose bagucekinga ngo winjiremo, kuko niho amabanga yabo ari yose. Uyu ayabamo. None uyu nguyu ejo nagaruka aha, ntazagaruka aze kujera ibintu byawe, azakwereka uko bavumbura. Kuko abo dukora nabo yazanye umwaka ushize nabavumbuye. Umwaka ushize wa 2019 duhuye, yazanye abantu bavumbuye ibintu bigereye ku 100, n'ubu bakirimo bavumbura. Urumva nk'uyu we barabana iyo barimo bavumbura biga bakora. Naho rero mu minsi iri imbere, niyo mpamvu Afrika nibyo navuga ngo uyazanegosya we, ntazamubwira ngo undi azamubwira ati uvumbura ko twicaranye tuvumburana. Donc urumva ko ururimi ruzaba ari rumwe. Niyo mpamvu ntekereza bohereza abana babo kujya kwigira, atari ukugira ngo basuzugura ibiraha. Nuko education dufite aha itaduperimeta gucreya, to create, iduperimeta to manage, kumanaginga. Ko two bariga rero ubwo buvumbuzi nabo babuvumbure. Nibyo bariho, kandi n'abanyafrika benshi mu bigo bikomeye ubu ngubu abanyafrika babirimo, bamaze kubyinjiramo, barimo bararubona realite uko ibintu bimeze. Mu minsi iri imbere muzatangazwa no kubona abanyaburaya baze gusaba ubwene bihugu hano, babusaba, ariko aba nibo bazabangira. Aba bagatono mubanze mufate namwe amaperimi igihe kinini nkuko twafashe iwanyu, bati no turavumbura iki natwe twabikora, the same language, the même langage yayivuga nk'iyo bavuga. Abakora mu computer turabafite benshi muri Amerika, babana b'abanyarwanda, barundi, abanyekonga, abagande, barimo bakora mu bigo bikomeye cyane bavumbura nabo. Rero ntekereza ko izatari faiblesse, atari ukwanga Afrika, ariko no gushaka ubwenge hariye, no gushaka ubwenge kugira ngo Dawudi abashe kumenya, Samson abashe kumenya neza Abafilisitiya. Yakunze umukobwa w'Abafilisitiya, se na nyina bamubwiye batari ko kucyuja mu Bafilisitiya nta bakobwa, ngo ntibari bazi ko ari Imana yabyemeye kugira ngo abone uko yinjira neza mu Bafilisitiya. Rero tugomba kwinjira muri abo Bafilisitiya kugira ngo tumenye ibyabo. Ntitwakwicara twese ngo tumenye ibiririya, bazabidutegurira iriya, ariko nitugira bariyo tuzagaruka n'izo mbaraga. Numva ariko twabisubiza ibyo. Akandi warubaje ngo se Zion kuki da partnership n'abandi, Zion iri muri alliance. Alliance ifite amatorero arenze menshi hano, iri muri peace plan. Nayoboye peace plan imyaka 3 nabaye umuyobozi, donc yagarira amadini yose. Zion irimo muri alliance, nabaye president wa alliance hafi imyaka 15. Niyo munsi ndi vice president wayo. Bashatse ngo nkomeze ndabwatoya kubera imirimo yanjye y'intumwa, kwiruka ngenda ngaruka, ni mushiro president, ariko nubwo tubwire komeza utubere vice president, ndiwe ndabafasha uko nshoboye, ariko nabo ntibashaka kundekura, sinzi impamvu. Urumva ko nta kibazo gihari, nta suko badafite abandi byenda, ariko basanga hari akamaro Zion bamariye ibikora. Ikindi Zion Temple nanone ikorana n'imiryango itandukanye yivuga butumwa, haba mu Rwanda, haba hehe no hanze. Ikindi iri muri
mu cyo bita ICAL, International Coalition of Apostles ku isi. Donc turaba membre muri iyo coalition igizwe n'ibihugu hafi 100. Turaba membre bayo. Turi muri global evangelical movement ifite abakristo miliyari 3 billions turimo, kandi dufitemo n'ijambo. Nanone Zion Temple iri muri icyo bita ngo ni GPKN, Global Partnership Kingdom Network. Irimo abantu babishope bageze ku 100 bakomeye ku isi, bafite nibura kugira ngo we membre wayo ugomba kuba abakristo, kuba ufite abakristo barenze 20,000. Donc turi muri abo ngabo, Zion Temple iri muri abo ngabo, kandi nayo ifite mu ijambo ritoro cyangwa ngabo. Donc iyo mvuga abanyedini simvuga amatorero aya ngaya, ndavuga umutima uvuga iby'Imana ariko wanze guhinduka, niryo dini. N'umufarisayo ntabwo ari denomination ngo mvuze iri, no, ni umuntu wese uvuga ngo azi Imana ariko imitekerereze yari mibi, nk'abafarisayo, niryo dini. Ntabwo ari denomination ngo Zion Restoration Vivante, oya, aya ngaya ni ama-adresse. Idini, umuntu wese w'umunyedini nuvuga ngo azi Imana ariko umutima utarahindutse. Good. Sinzi ko ari ibindi. Yego. Pio Lumumba turamukurikira cyane, nkurikira amadisikuru ye n'ayandi. Ntituramutumira ku giti cyanjye, sindamutumira Pio Lumumba kuko ni byiza ko umuntu tubasha kwicarana tukaganira. Mbere yo gutumira umuntu maza kumenyana, ubwo byenda hari za audience zakurikira abantu bakaganira nawe. No kubanza kumenya beliefs. Umuntu ashobora kuba umupanafricaniste ariko atemera Yesu. Kandi Afrika twe dushaka niramburira Imana ibiganza, worship God, hanyuma ibindi bikaza. Ngo banza ushaka ubwami bw'Imana, ibindi bizaza. Reka nkubwire ibanga rimwe. Nuko ngiye gusa n'uwigisha kandi turi mu kiganiro cy'abanyamakuru. Anyway, reka twiganire gato. Ibanga abazungu bakoresheje. Reka mbita abazungu kwa biriya bihugu bikize. It was a Bible. Gutera imbere kwabo kose yari Bible. Babisanze mu gitabo cyanditswe n'umwirabura witwaga Saint Augustin wo muri Hippo, Algeria kera. Yari umupadiri, umumonke, ariko wigiye Roma, yarakomeye cyane umwana w'umusore w'umwirabura. Waba hari muri Algeria. Icyo gihe Algeria icyo gihe itandukanye n'iyubu. Hari mu kinyejana cya kabiri, kuko iyi Algeria y'ubu yakozwe na mu kinyejana cya 6 igihe Mahome yateye agafata abisilamu bakinjira hariya, ariko ubundi barabirabura nkatwe gutya tsiririye bameze. Abo ba Saint Augustin ko bari bameze. Saint Augustin yanditse igitabo kivuga ngo The City of God. City of God, icyo gitabo ushobora no kukibona kuri internet, kirimo icyongereza cya kera cyane. Icyo gitabo yanditse cyavugaga uko Imana yifuza kutajya mu mitima y'abantu gusa, yifuza no kujya mu mikorere y'ubuzima bwabo bwa buri munsi, mu gisirikare, mu buvuzi, mu bushakashatsi, ko iyi Imana wayirunze ukayishira muri ibyo byose ubuzima buhinduka. Icyo gitabo kiza kugwa mu maboko ya Charlemagne. Kiguye mu maboko yaragisoma. Agisomye umugabo aravuga ati nuko bimeze, yubaka uburaya kuri ama principe ya Saint Augustin. Icyo gitabo kiza kugwa mu maboko ya Calvin. Calvin watangiye donc aba Calviniste, mwumva, donc umure formaliste. Icyo yakoze uriya mugabo yabashe kubaka Ubusuwisi kuri icyo gitabo Calvin. Ubuholande bwubatswe n'umugabo witwa Abraham Kuyper, yaje kuba ministre w'intebe. Asomye cya gitabo akurikije n'amahame ya Calvin, Ubuholande burubakwa. Ibi mubona byose no kuvuga ngo nta Buraya, nta Amerika idafite Bible. Abanyafrika rero benshi baratanda bavuga ngo dusubire muri za science. Nyamara bene data b'abazungu bo science zose zabo mbere zari zishingiye ku Mana. Uretse nyuma gato ya igihe cya Renaissance, bavuye muri Moyen Age, Middle Age, bashaka kwinjira muri Renaissance, igihe cy'ama art gitangiye.
nicyo gihe batangiye gato gato gukweshoninga imana igihe cya Cartesien, igihe cy'abakartesien, Descartes umufilozofe w'umufaransa. Icyo gihe batanga icyo bitaga Cartesien logique ngo tuve muri faith, ariko yagiye girana ibibazo na ba Blaise Pascal, de grands mathématiciens n'abaphysiciens bemeraga imana ko ibyo bakora byose bishingiye kuri Bibiliya. Ubu rero kwirengagiza imana tukubaka Afurika ntituzabishobora, kuko Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere mushaka ubwami bw'Imana ngo ibindi bizaza, kuko mu Mana haba ubwenge buteye ubwoba. Bibiliya irimo ubwenge buhambaye, numenya imana n'ibindi uzabigeraho. Abapanafricaniste bamwe ntibashaka kwemera imana, bayita ngo ni abakoroni. Imana ntigira umugabo, ntigira umugore, ntigira ubwoko, ntigira iki. Imana ni y'umuntu wese. Iyo notion nituyirengagiza tuzakora nk'abakomuniste. Igihe cy'aba Lenin, igihe cy'aba Karl Marx, icyo bakoze niki, bubatse ikintu cyiza cyane dusangire tubeho social, ariko mu mutima w'icyo kintu bakura mu Imana. Bakuye mu Imana, igitondo kimwe communisme yaguye nk'inzu iri muri chateau en carton iragwa, kubera ko communisme ntabwo ukuntu yagomba guhagarara idafite umutima. Igiti cyose kigira umutima, ikintu cyose kigira umutima. Nitwirengagiza imana bizakomera. Aho niho Afrika Haguruka rero ishingira cyane. Dukore byose ariko imana ibe centre ya byose. Murakoze, reka dufate icyiciro cya kabiri ariko turasa ku ntego kubera ko n'umwanya wagiye. Hano reka duhere hariya. Murakoze, nitwa Jedewo nkorera inyarwanda.com. Nabanza nkashimira Aposo kubw'iki gikorwa bateguye, kuko akenshi ubonye abanyaburayi ubona bapostinga amafoto y'abanyafrika batambaye inkweto, imyenda icikaguritse, ariko ibi biraturema icyizere kandi tuzabigera hamwe no gusenga. Hanyuma ibibazo mfite ni bibiri. Icya mbere, Africa Haguruka ni n'ubuhanuzi cyangwa n'ubukangurambaga buri umwe akwiye kugiramo uruhare. Umuntu utangiye urugendo aba afite igihe yifuza kurusoreza cyangwa se yagennye. Imyaka 23 irashize, hari wakwibaza ko kari myinshi Afrika izahaguruka ryari. Mubona ari nka ryari mwebwe nyine bijyanye na vision mwari mufite. Icyanyuma, teme y'uyu mwaka iravuga ngo abanyafrika baramburira Imana amaboko, aho gutega, aho basenge Imana aho gutegera amaboko abanyaburayi. Aposo gute tujye kanyarira, tureke gukora no kuba twasaba inkunga? Dusobanure kuko hari uburyo bitumvikana neza. Murakoze. Heri nyuma ugaruke imbere. Sawa, ntakibazo. Murakoze cyane, nitwa Joel, Iyobokamana TV. Nari kubaza bitatu kimwe mugenzi wanjye yakibajije. Icyambere, Afrika Haguruka mu myaka imaze iba yagiye ibera kuri stade cyangwa mu rusengero mu buryo butandukanye, ariko uyu mwaka izabera ku musozi. Uriya musozi uvuze iki kuri Afrika Haguruka cyangwa kuri Zion Temple Celebration? Hari n'ibikorwa bihateganyijwe ngo bizahubakwa mu buryo butandukanye, kuko iyi Afrika niyo kumurika. Murabidusobanuriraho kugira ngo tuze kubisobanukirwa. Murakoze. Thank you. Murakoze. Nanjye nitwa Jean de Diakayiz nkorera igihe. Ikibazo cya mbere mbaza n'ubundi kirajyana na Afrika Haguruka. Mugenzi wanjye yarabikomojeho, hashize imyaka 23 iki giterane cyangwa se ibiterane bya Afrika Haguruka biba. Iyo murisubije amaso inyuma mwevaluatinga umusaruro wayo gute? Aho se mugana murahabona gute? Wenda munadusubiriremo gake ku mitegurire y'uyu mwaka, abantu bazaza bazifatanya namwe baturutse hanze y'u Rwanda ni bande nabahe? Nyakubahwa Aposo Gitwaza aradufasha. Iyo murebye mubona hanze y'imyemerere umusanzu wa Zion Temple mu kubaka igihugu, mu iterambere ry'igihugu, ibikorwa remezo muri rusange, mubona ari ubuhe? Ikindi nifuza ko Aposo nacyo yadufashaho. Mu minsi yashize twabonye saga
ni ikijyanye n'itorero muri rusange. Saga zavutse z'aba bishop bavuga ko bafatanyije nawe gushinga itorero, ariko bigeze nyuma bashaka kuri bariganya, niyo mvugo bakoreshaga, kugeza ubwo na RGB yabyinjiyemo ikabiha umurongo. Twagira ngo mutubwire Apostle, biriya bintu ukuri kwabyo ni kuhe? Ikindi, wari umaze imyaka 2 hanze y'u Rwanda, ni irihe banga ukoresha kugira ngo itorero rigume riri ku murongo, waba uhari cyangwa udahari, cyane ko hari indi matorero tubona iyo by'umwihariko abashingiye ku bantu bayashinze, iyo badahari usanga ashobora no guhuhwa n'umuyaga. Murakoze cyane. Reka dufate ikibazo cya nyuma hari inyuma. Abantu bashaka kugaruka ku bibazo rusange, harimo harategurwa press conference yagutse ubwo kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye. Ubwo Apostle azahura n'abanyamakuru. Murabona turi bake, turimo turagaruka kuri Africa Haguruka kandi twari twihaye saa 5. Okay. Murakoze. Nitwa Raymond Tuyishimire, nandikira umuseke. Ikibazo cyangiye kirajya gusa n'uwakibaje hano, ariko ndashaka kubaza mu buryo bwihariye, se umwihariko w'uyu mwaka wa Africa Haguruka n'ubuhe? Ese haba hari igihe runaka izageraho Africa Haguruka igahagarara mu gihe Afrika koko yaba ishikamye cyangwa se yabigeze ku ntego zayo? Murakoze. Urakoze cyane. Twasubiza okay. Turaheranaga ngo kuri Gedeo yarabajije niba Africa Haguruka ari ubuhanuzi cyangwa ubukangurambaga, kandi yibaza ntiryari ese izakomeza izarangiza. Ndenda na bagenzi banjye baraza kunyunganira, ariko reka nsubize. Ijambo rya mbere, Africa Haguruka ni icyerekezo, twe tubwira abantu gukomerezamo. Yewe tuvuge na Amerika uyu munsi ivuga ngo ni igihugu cyateye imbere, haracyari ubukangurambaga wibwira gukomeza kwidevelopa. Nta gihe tutazashishikariza abantu gukomeza kwidevelopa. Wibaze kuva igihe batwaye abanyafrika nk'abacakara muri Amerika n'igihe cy'ubukoloni kugeza n'uyu munsi, ntitwakangurira abanyafrika umwaka 2020, ahubwo ni nk'ikinyejana cyose, kugira ngo ya mentalite ya esclavagisme y'ubukoloni ituvemo. Ni ikintu kizakomera. Gusa n'ubuhanuzi Imana yatubwiye ngo Afrika ni izahaguruka, izameritya. Ntitwakwicara ngo turebe gusa abahanuzi ari byo tugenderaho. Oya, mu buhanuzi turakora. Iyo Imana ikubwiye ngo nzakujyana aha, ushakisha visa na passport. Donc twe tugomba rero gukangurira abantu kugira ngo nabo bagire icyo bakoraho. Ikindi warubajije Gedeo, wabajije atese teme yo kuramburira Imana amaboko. Se twicare tuje kanyarira tuvuge ngo Mana ngwino. Oya, iriya jambo rivuga ngo ramburira Imana amaboko ririmo ibintu bitatu. Ijambo rya mbere, kurambura Imana amaboko ni forme ya worship, kuramya Imana. Kuramya Imana si ukuririmba, si ugusenga, no ukugira imitekerereze y'Imana, imikorere y'Imana, ubuzima bw'ubumana, niyo worship. Worship si ukuririmba no gusenga gusa. Ni attitude yawe yose, Imana yawe ukayegurira. Icya kabiri, kuramburira Imana amaboko no kubwira Imana ngo Mana tuguhanze amaso, rero duhe uburyo. Uribuka Mose yarambuye amaboko ngo Yoshua atsinda Abameleki. Kurambura Imana amaboko no gusareninga twabati noneho nawe duha ubwenge bwawe n'icyerekezo cyawe utuyobore. Icyo gihe Imana ntizaza ngo dukorere ibintu, izaduha iyerekwa, vision, ibitekerezo n'ibyo tugomba gukora. Ikindi nacyo kuramburira Imana amaboko, iyo iramburiye uyibaramburiye Imana amaboko irimo ubusa, nayo ikaguha ikindi ugaha abantu umugisha. Ya maboko yasabirizaga zagaruka ejo atanga umugisha. Afrika rero mu minsi iri imbere izaha abantu umugisha. Nicyo bishatse kuvuga muri iyo tembe. Sinzi rero ku musozi yarabajije Joel yabajije kuri uriya musozi, byenda mwaza kuvugaho. Umusozi ufite, navuga ko iyi Africa Haguruka ifite umwihariko. Dufite byenda na documentaire twakoze
izaca ku bitangazamakuru ku wa gatanu ejo ivuga cyane birambuye kuri ibyo. Ariko uriya musozi iyi Africa Haguruka ifite umwihariko cyane cyane kuri location aho tuzayikorera. Ubundi twayikoreraga mu ahantu hatandukanye, ariko ubu noneho ni umusozi wacu. Uriya musozi Imana yatubwiye kuva kera. Nge personnel Imana yanyeretse uriya musozi kuva kera. Icyo gihe ryari ishyamba bire bikenjayo, ubona ari ahantu n'umuhanda kujyayo byari bigoye. Imana yaramwe ngo aha niho hazaba centre, abantu bazava mu mahanga baza gushaka Imana nanone bagasubira iwabo mu buryo physique. Ubu turabikora bakaza, ariko noneho hazaba hari ubuturo perimana, abantu baza bagatindaho bagasubira iwabo bakahigira ibintu bikomeye babijyana iwabo. Kuri uriya musozi rero niho amasezerano menshi Imana yadusezeranije tuzayabonera. Kuba tugiye kuhakorera Africa Haguruka ni bimwe biri muri ayo masezerano, ko ubutaha tuzayikora kuri uyu musozi. None turabona muri uyu mwaka ariho tugiye kuyikorera, kandi baye nyuma y'imyaka 2 tudaterana mu buryo physique, twateranaga online. Iyi nawo n'umugisha, abantu bari bakumburanye kubonana kumenyana, none kuri wa musozi Imana yatubwiye. Ikindi nanone baye muri context navuga isi irimo ibibazo bikomeye nk'ibyo bivuze intambara ziriho hirya no hino mu bihugu bikomeye. Nko kuri uriya musozi rero Imana yatubwiye umugisha, tuzahaturira imigisha, tuzahavugira imigisha itaba muri Afrika, ahubwo igere no ku isi yose. Turebe ko Imana yakongera kuduha amahoro, kandi ni ikintu kidasanzwe kuri twebwe kuko ni umusozi w'amasezerano kuhakorera Africa Haguruka. Hari icyo mwongeraho kuri uwo musozi cyangwa tukajya kwindi kibazo? Okay. Murakoze. Yenda navuga ku bijyanye n'umusozi. Ubundi ni umusozi uri mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya, mu mudugudu wa mu kagari ka Kagugu, mudugudu wa Giheka, urenze Batsinda. Ni umusozi nyine birumvikana wa Zion Temple w'itorero. Ni ahantu ubundi hateganyijwe kuzashyirwa igicaniro cyangwa urusengero, uzaba ari urusengero mpuzamahanga rujyanye n'iriyerekwa babasobanuriye. Ubu rero hakaba ariho uyu mwaka buzaba ari ubwa mbere hagize igikorwa kihakorerwa. Ubundi nkuko mubizi ibiterane byaberaga muri stade, ubundi bikabera ku rusengero, ariko uyu mwaka bizabera kuri iyo site inshyashya. Nkuko bari babibabwiye, iyo site ifite amateka, iyo site hari icyerekezo ifite. Hazubakwa urusengero runini, hazubakwa amashuri yigisha abanyafrika gushyira indangagaciro z'ubumana mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo dushobore kwiteza imbere, dushobore gukora ibintu neza, dushobore gukora umurimo unoze, dushobore gukunda Afrika, dushobore kuyikorera, dushobore kuyitangira kugira ngo Afrika itere imbere. Ni umusozi rero uri hano mu mujyi wa Kigali, ni umusozi ufite amateka maremare, ngira ngo yenda umuyobozi yajyaza kubabwira, yakunze kubivuga. Akaba ari umusozi twabatumira kuzahaba mukahagera igiterane gifungura, ndetse no hagati mu giterane kugira ngo mwirebere. Ni ahantu heza, ni ahantu umuntu yavuga ari ku gasozi kirengeye utundi dusozi tuhakikije, aho umuntu yavuga ko ari ahantu habereye gusenga, ari ahantu habereye guteranira, ari ahantu hagari bihagije, ahashobora kubera igiterane mpuzamahanga cyakira abantu benshi, kandi ni hafi, ni mu mujyi wa Kigali. Okay. Claudine, hari icyo uvugaho cyangwa tujye ku kibazo cya Kayezu? Mwajya ku kindi kibazo? Nta kibazo. Uko twayevariwa Zion Temple nibyo ifasha igihugu. Amakosa abantu bakora ni ukwevariwa birebe ku maso gusa. Hari izindi evaluation nyinshi zo kuba nakwicarana uyu munsi na Robert Byenda yavuye Uganda nkava Kongo, kubera Yesu tukicarana tukaba inshuti. Icyo ni ikintu gikomeye cyane cyonyine. Deja nabyo ni ibintu no tukabasha no gukorana. Uyu yavuye i Burundi,
tukicarana gutya twese tugakorana tukumva kimwe, murumva ko ibyo nabyo kandi duhujijwe n'amaraso ya Yesu, turi ikintu gikomeye cyane. Ariko no mu bifatika nk'uko abantu bashaka kubivuga nabyo birahari. Dufite documentaire nziza cyane yerekana ibikorwa byose bya Zion Temple. Turi mu burezi, dufite Zion Temple ifite amashuri menshi mu Rwanda, primaire guhera kuri yandi y'abana bato, maternelle, primaire, secondaire, ndetse na kaminuza twari twayitangije. Nuko hari ibyo tukirimo dusabwa tugomba kuzuza mu gihe bafungiye ibigo bimwe twari dutangiye na kaminuza. Turacyarimo twuzuza ibyo barimo badusaba, nayo irahari. Zion Temple ifite amavuriro kandi ifatanyije n'uturere. Ni ukuvuga ngo avura abaturage saa y'inyungu ya Zion ku giti cyayo. Dufatanyije n'abandi gufasha abaturage kubavura. Zion Temple ifite abantu benshi yishurira amashuri abana, yishurira amashuri. Ibyo ni ibintu bihari, abana bakiga bageze muri za university, abandi bararangije. Hari abo yubakiye amazu, hari na za mituweli irihira abantu buri mwaka. Hari inka, yego bahaye inka abantu baranywa amata. N'ubworozi butandukanye, ari ubw'inkoko, ari ubw'iki, donc buteza abantu imbere. Ni ibikorwa byinshi mu by'ukuri. Hari radiyo ifasha abantu kubigisha, hari televiziyo, hari ibikorwa navuga no kuvugira u Rwanda hanze. Zion Temple iri mu matorero avugira u Rwanda kandi idahembwa nk'ambasade. Uhereye kuri njyewe njya mu bihugu bikomeye, ngakora nkanga kuvuga ururimi rwawe, ndavuga mu Kinyarwanda, munshakira umu interprete kugira ngo babaze ati icyo ni ikihe kirimi, kuko hari igihe uvuga Rwanda pe ntibu ko iyo utangiye kuvuga ururimi, ubwo ururimi ni uruki, ati ni urw'Ikinyarwanda. Kinyarwanda ni we nyakaja muri Google ngo habaye genocide, ukamubwira yego, ariko ngo ndasoma bimeze neza, ati akarakimenya. Ibyo tubikora kumenyekanisha igihugu kandi tutahembwe, kuko twumva ari icyacu. Amatorero dushinga hanze, dufite amatorero 123 ku isi, 148 ku isi, uhereye muri Australia ukazageza muri za Amerika. Ayo matorero dushiramo umwihariko, tugashiramo culte y'Ikinyarwanda n'abasemura. Iyo arabavuga Icyongereza ariko tugashiraho akandika ga service. Donc iyo ni impact ikomeye cyane kwisi. Nta hantu wajya uyu munsi ngo bakubwire ko u Rwanda bataruzi kubera ibyo rwakoze, ariko no kubera n'uruhare natwe twashize mu gwitorero. Online twakoze, turi mu bambere batangiye gukora web streaming. Icyo gihe twakoreshaga satellite yo muri Floride igakorana na Airtel hano mu 2006 na 7 muri ibihugu byose za Kenya. Ahantu nasanze live streaming ni muri South Africa, bari batarabigira. Icyo gihe icyo twakoraga niki, isi yose yarakurikiraga, twabonaga message zo muri Indonesia, muri Brazil, abantu bakurikira ngo nyabona mudushirire mu zindi ndimi twumva. Icyo gihe twatangiye gushiraho aba interprete b'Icyongereza. Itorero rya mbere ryashizeho aba interprete kugira ngo amahanga yumve, kandi turi mu Rwanda. Nigo tuzana umuntu ngo interprete mu Banyarwanda bicaye hariya. Twarebaga gusa Abanyarwanda, twarebaga isi yose, kandi uko nukumenyekanisha igihugu. Izo ni bimwe muri impact Zion Temple yakoze, byenda abantu batazamenya ubu bazamenya nyuma. Ni ibintu bikomeye cyane. Nta hantu waje uyu munsi kwisi nguvuge wumva umuntu avuga ngo u Rwanda ntaruzi, aruzi mu buryo bumwe cyangwa mu rundi, ariko twabigize mu ruhare nka Zion Temple. Simvuga aha gusa, ariko noneho no hanze. Izo ni impact zagiye ziba hirya no hino. Warubaje nanone ibyanjye n'ababishope narinzi kubibaza, ariko nababikiye umunsi wabyo. Mureke uyu munsi wa Africa Haguruka nzabahamagara twicare noneho tuganire neza, kubwire na system ukuntu umuntu yagenda akagira n'imyaka 10 ariko itorero rigakora, kuko nejo Gitwaza napfa Zion izabaho kandi iriho kugeza Yesu aje.
iriho kugeza Yesu aje, nubwo ngewe navaho. Zion yamaze gushinga imizi, nubwo Kongo bavuga bye none tuyishaka, Kongo Brazzaville izabihari. Nubwo nani Kenya bavuga ngo tuyishaka, Uganda izabihari. Donc iri hose ku isi. Donc ubu ngubu ni ikintu cyashinze imizi, kandi si cyagitwaza, ni cy'umwuka wera. N'Imana iri mu bikora. Ibyo nzababorera umwanya pe bibasubize, tutari muri Africa Haguruka, niturangiza Africa Haguruka nganire namwe. Ibyo mu byihanganira. Ikindi yarabaje umwihariko wa Africa Haguruka, izahaguruka na yone nabisubijeho. Umwihariko wayo daboro nuko ari ikintu cyakagombye kuba kiri politike, ariko none uyu munsi kiravugirwa mu Mana. Africa Haguruka ntangiza igiterane Africa Haguruka, muzi ko muri kavukire yacu twe abavuga butumwa benshi turaba Pentecote. Ngende mu Pentecote, navukiye mu itorero rya Pentecote. Papa ari mu bantu ba mbere batangiye itorero rya Pentecote muri Kongo mu mwaka wa 40. Bava hariya baza za Gihundwe n'umusaza witwa Kabutura, bari baraziranye cyane, baza kuritangira. Ba papa bari kumwe ahitwa za Remera hariya. Papa rero ari mu bafondateri ba Pentecote muri Kongo, baza kwijyana ni Burundi, yambuka no mu Rwanda Gihundwe. Ndi umwana wa Pentecote rero. Ntangiye igiterane Africa Haguruka, nagize ibibazo by'abapentecote bene wacu. Baranyandikira ngo kubwira abantu ngo baje mu ijuru, kuravuga ngo Africa ntiyaguruka. Ibindi biterane biravuga ngo Yesu araje conference. Yesu ni murashize, Yesu donc conference. Ati ibi ni ibikuvuze ngo Africa. Banyandikiye inzandiko, narazisomaga, hirirwa nzisoma ngaseka. Ntibabyumvaga. Umwihariko iki giterane gifite cyatinyuye abantu kumenya ko ibirenge biri ku isi nubwo ibitekerezo biri mu ijuru. Yesu yaravuze ngo nubwo muri ku isi ngo ariko muhoze imitima yanyu hejuru. Rero ahandi ikirenge cyanjye gikandagira ngomba kuharebana. Abi kirenge cyanjye kijya ngomba kuhareba. Turacyari mu isi, tugomba kuyitaho. Rero niyo mpamvu Africa Haguruka ari umwihariko utangaje. Iyo uyu mwaka yo rero ifite umwihariko utangaje kuko tugiye kuyikora kandi mu buryo turebana. Twari tugize imyaka 2 tutabona. Ikindi noneho kirimo cy'umwihariko nkuko nabivuze, tugiye kwikora ku musozi wacu. Ubundi twaratiraga ahantu henshi. Umunsi isanduku ry'Imana ryavuye kwa Obedi-Edomu, rigize imyaka 25 ikiriyati yarimu kwa Aminadabu, rigira amezi 3 kwa Obedi-Edomu. Umunsi ryageze Isiyo naho ryagombaga kuba. Israeli yahinduye amateka yayo. Bavuye muri Namibi, kozi b'Imana bavuye muri hano mu Rwanda no muri Gabo. Abo ni abanyafrika babandi bakunda Afrika n'imitima yabo yose. Saba turi kumwe nabo. Kandi n'abanyarwanda, saba turi kumwe n'abavuye Burundi, abavuye Kongo, abavuye Uganda, abavuye Tanzania, abavuye Malawi, abavuye za Chad, za Gabo, batandukanye bose bazaba bari hano bari kumwe natwe. Umwihariko wayo nuko buri munyarwanda wese azongera kugirira Imana confiance, akayiramburira amaboko, akayiramya. Nicyo dushaka kubabwira n'umunyafrika wese. Murakoze cyane. Robert, do you have something to add? Na Claudine? I do. Okay. Hari ikintu yavuze numva kinkoze ku mutima, ndavuga ngo hari icyo nakongeraho nanjye. Hari Zion Temple yagiye yugurura amashami mu bihugu bitandukanye. Hari twebwe nk'aba diaspora ibyo twahaboneye byiza. Nk'abanyamerika, nk'aba Black Americans bagiye kuba muri Amerika, abenshi bagira ikibazo cya identity. Ariko aho Zion igeze, kubera ko bakoresha ururimi rwacu, abana bacu nabo bumva yuko bava muri ibi bihugu byo muri Eastern region b'abanyafrika. Nukuvuga ngo abana bacu bungubu barumva identity yabo, barumva yuko ari abanyarwanda, barumva ko ari abarundi, barumva ko ari abakongomani, barumva ko ari abatanzania, barumva yuko ntabwo bazagira ikibazo abimukira b'abanyafrika bagize muri Amerika, kuko abenshi usanga bafite identity crisis. Nukuvuga ngo baba bafite ikibazo cyo kumva ese jewe navuye hehe, navuye muri Nigeria, navuye muri Ethiopia, navuye he. Ariko abana bacu
kubera Zion Temple yaje mu bihugu dutuyemo ntibazagira icyo kibazo cya identity crisis. Hanyuma ikindi nacyo nashaka kongeraho, kuri uyu musozi wa Hermon, ni ukuvuga ngo murebye nko mu cyanditswe kiri muri Zaburi 133 umurongo wa 3 urabivuga neza. Ni ukuvuga ngo kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Herumani kimanukira ku misozi y'Isiyoni, kuko aho ariho Uwiteka yategekeye umugisha, ari wo bugingo bw'iteka ryose. Rero nahamagarira abantu bose aho muri, ari mu Rwanda, ari mu bihugu bya Afrika bitandukanye, ari no muri diaspora, muri UK, Australia, muri Europe, muri Canada, muri Amerika, ni ukuvuga ngo iki ngiki ni ikimenyetso gikomeye ku buzima bw'umuntu, ku bihugu bitandukanye no ku Rwanda ku bw'umwihariko. Rero abantu bose dutegura imitima yacu kugira ngo imigisha yo kuri uriya musozi twese izatugereho. Murakoze. Ikindi nakongeraho ni ibijyanye n'uburyo iteguye. Mu masaha ya mu gitondo kuva 2:30 no guhera itariki 14 kugera itariki 15 umunsi wo kuwa mbere kugera itariki kuwa gatandatu itariki 20, guhera 2:30 kugera saa 7 hazajya haba inyigisho mu gitondo ku rusengero Zion Temple. Tuzaba twibanda ku byo twise imisozi se cyangwa spheres, cyangwa icyambere umusozi w'umuryango wa famille. Kuvuga ngo indangagaciro ku musozi w'umuryango. Kandi nanone turebe indangagaciro ku musozi wa business. Nubwo gute umuntu azana indangagaciro z'Imana mu bucuruzi. Ese nabyo harimo kuramburira Imana ibiganza, dukora ubucuruzi, ya maboko acuruza, bwa bwenge, rya shyaka. Ese nabyo harimo kuramburira amaboko Imana. Uno umusozi w'ubucuruzi. Nanone tuzareba ku musozi w'uburezi, nk'uko umuyobozi wa Zion Temple yakomeje kubivuga, kuzana indangagaciro mu burezi, uko turera abana duhereye mu ngo zacu, mu mashuri, gukomeza kugira ngo umuntu azamuke afite ubumenyi ariko afite n'indangagaciro z'ubumana, cyane ko Imana itagomba kuva muri center cyangwa mu mutima w'iterambere ry'Abanyafrika. Nanone hazaba hari inyigisho ku musozi w'idini. Idini risobanuye iki? Idini nyakuri ni irihe? Ni gute amatorero se cyangwa abanyamadini bafasha mu kuzamura Afrika bifashishije ijambo ry'Imana, se cyangwa kwankadira cyangwa gutegura generation y'Abanyafrika bazashobora guteza Afrika imbere. Izo nyigisho zizaba zitangwa n'abigisha nk'uko babivuze batandukanye, n'abahanga mu byo bakora. Bamwe bakora business ariko bagashyiramo n'indangagaciro z'Imana. Ubwo ni icyiciro cya mbere, inyigisho zizajya ziba mu gitondo. Nanone ku migoroba niho hazaba hari ibiterane byo twita ibiterane by'ububyutsi, ivuga butumwa, cyane cyane kugaragaza iriyerekwa, ariko nanone guhamagarira abantu kugarukira Kristo, kwamamaza Kristo, kugira ngo abantu bagarukire Imana, bakunda Imana, bitume Imana ishobora kubakiza, Imana ishobora kubazamura. Nicyo numvaga nakongeraho ku bijyanye n'ibikorwa bizaba biri mu giterane. Opening izaba itariki 14 ku mugoroba hariya ku musozi. Closing izaba itariki 21, kandi inyigisho zose zaba ari za mu gitondo, byaba ari ibiterane by'ububyutse, hazaba hari live streaming kubakurikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse na televiziyo n'ibitangazamakuru bitandukanye, bizaba biri live. Murakoze cyane. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro cyacu. Reka dushimire cyane abantu bari kuri pano, dushimire cyane kandi namwe abanyamakuru mwitabira iki kiganiro, kandi tunabaha ikaze gukomeza gukurikira ibikorwa bitandukanye bya Africa Haguruka. Turashaka no kubabwira ko hanze hari press release twateguye. Birashoboka ko hari amakuru amwe namwe mushobora gukenera kumenya, muraza kuzibona nidusohoka hariya hanze.
reka dusabe aposo adusabire umugisha dusengere na Africa Haguruka dusoza. Merci, murakoze. Ndagira ngo mbashimire nanjye kuba mwabashe kwitanga mukaza kugira ngo tubane namwe. Imana ibahe umugisha kandi tuzakomezanya namwe turi kumwe. Tunabararika kubwo mwihariko none muze mugiterane tubane namwe, mutaje kwandika inkuru ahubwo muje gukurikira ijambo ry'Imana. None muze mwumva ijambo ry'Imana iyi minsi ko ari 7 Imana izabibafashemo. Reka dusenge rero. Umwanya yemera tugahaguruka tugasenga. Turagushima Mwami Yesu kugira neza, urakoze kwadufashije tukaba turi kumwe twese hano n'abanyamakuru batandukanye. Mana urakoze kubwo buntu bwawe n'imbaraga zawe, urakoze kudufitiye umugambi mwiza kandi badukoreye ibikomeye natwe turishimye. Ndabasabira umugisha wawe, ubagiriye neza basubirayo, ubarinde mu mirimo yabo, bahura n'ibibazo nabo bidasanzwe bya buri munsi, ubuzima, imibereho, amashyari n'ibindi byose ubibarinde. Ukomeze ubagiriye neza, abatarubaka ububakire, abubatse ukomeza amago yabo, abafite abana ubahe kwiga neza no kubaho neza, abagukeneye Mwami ubufasha ububahe, abarwaye ubakize indwara. Mana ndagusaba ngo bakomereze mu buntu bwawe. Nuko twese abaje hano ababiteguye ndetse n'uwatuyoboye Edith umuha umugisha nawe, nabo twari kumwe no kuri pano Claudine na Robert nabo bagiriye neza, abakameye abafotoye buri muntu wese n'abicaye abakumva bagakurikira twese uduha umugisha. Turagushimiye mu izina ryawe Yesu, amen. Murakoze cyane. Thank you.